yes. Buri inshuti nyanshuti ifite buriya bari ibintu by'ingenzi cyane. The Ben ni byinshi bigezweho cyane. Hari igitaramo uri gutegura ku itariki ya mbere z'ukwezi gutaha kwa mbere 2025, ubwo ni kuwa gatatu w'icyumweru gitaha. Hari n'ibindi umaze umwaka ushinze urugo. Banza tubwire uburyo wiyumva muri iyi minsi isigaye mu gihe uri gutegura igitaramo. Ku byerekeye n'igitaramo ndiyumva neza cyane, ndumva ndi tayari. Of course ntibyakoraho none kuko ni igitaramo kinini. Igitaramo kinini cyane kiruta, ndakubwira abantu ko kiruta ni na Ben nyirizina. So ni mpamvu ntihaburamo akantu ko kwitegura karimo na kwita excitement kenshi tujya twitiranya n'ubwoba, ariko izaba excitement. Abakinnyi ba football babizi ko buri match yose winjiyemo hari akantu ka excitement ufite, kuko nta uba uri ready, umaze iminsi uri préparé, ariko utazi the outcome iri ugeze muri field. So I'm very excited cyane, and I'm looking forward to kuriya munsi iminsi irageze abo iminsi ine gusa. Yego, turabigarukaho natubwiye n'icyo hishiye abakunzi bawe, ariko umaze n'umwaka ushinze urugo wowe na Wikeza Pamela. Ni umwaka usobanura gute The Ben? Ni umwaka navuga ko ni experience nziza nagize. Obviously nibwo bwa mbere nari maze umwaka mbana n'umuntu tutavukanye, tutareranywe, aho ugomba kwiadapta ku bintu na bimwe. Hari ibyo ugomba kwiyima kuko ntago ubukira wawe ngo wigenge cyane. So ni umwaka uri experience nziza, ariko n'umwaka uri muri urugendo navuga ko rwuzuyemo urukundo, kwihangana, ndetse no gusobanukirwa ko buri umwe ku wundi n'urutugu rw'undi yegamaho mu gihe bitoroshye. Ni nkama yahe masomo y'ingenzi wakuyemo muri mwaka? Ku byerekeye n'urugo, navuga ko isomo rikomeye riri mu bundi ni rimwe, ni kwihangana, patience. Kuko nkuko nabikubwiye, ugiye kubana n'umuntu mutakuranye, mutareranywe, mudafite aho muhuriye in terms y'amaraso, uba ugomba kwiadapta ku bintu bimwe na bimwe akunda, nawe akiadapta ku byo ukunda. N'urugendo rurimo busaba patience nyinshi cyane. Uko wisobanura muri ubwo buryo nako usobanuramo Pamela? Yego. Cyangwa we hari ubundi buryo nawe wamubonyemo? Turabihuje kuko urebye ni biri reciproque, birigarura. Nuvuga ngo urugendo rwo kubaka urugo n'urugendo uba ugomba kuba ready yo kuvuga uti, of course mushobora kuba muhunze values, ko values cyangwa se indangagaciro nizo zituma abantu benshi banabana, ariko nanone hejuru y'indangagaciro hari preferences, ibyo umuntu prefera, ibyo umuntu akunda kuba yaba arimo igihe abikorera. Kera natahaga saa 9 z'ijoro bitewe kandi n'akazi mu by'ukuri, so kuvuga ngo nari mu bintu bidafite akamaro, ariko wumva ubu ngubu bigomba guhinduka cyangwa se byarahindutse. Nta kare nka taking care of responsibilities mfite mu rugo, ndetse nawe afite byinshi yigomwe, afite byinshi yadapse, ufite niko nguko, ariko byose hamwe bikaduhuriza hamwe kuduhesha ibyiza kandi tugakomera. Ni indirimbo nyinshi umaze gusohora, ariko izavuba uzisohora amashusho agaragaza ko bamukoresheje muri izo ndirimbo, uhereye kuri Ni Forever, ugahera kuri True Love. Izo zose gushyira Wikeza Pamela mu mashusho y'indirimbo zawe birakorohera? Biroroshye kuko she's my wife. Ikindi hari umuntu abonye wakoze comment ejo bundi marayisomye, hari sinibuka neza, avuga ati uvuga ngo nta cyiza nko kugira umugore mwiza, kuko isaniza uramutse uri umuntu ukora ibintu by'umuziki, nta cyiza nko kugira umugore mwiza, ku isaniza wamukoresha no muri video zawe. Iyo ni joke, ni kintu umuntu wabyanditse, ariko kuri nuko iyo dukoranye biba byiza, abantu barabikunda. N'umuntu abantu bakunda, n'umuntu ufite igikundiro cy'Imana, niko navuga. So iyo duhuje rero tugashira amaboko hamwe, we produce ikintu cyiza abantu bishimira. Nagiye mbibona inshuro nyinshi, yaba muri video dukora cyangwa se yaba no mu buzima bwa buri munsi. Iyo duhuye n'abantu basa nk'ababa babonye full package, bavuga ati nk'iyo ndahantu nkagaragara njyenyine, baragusuhuza, abantu barishima, banezerewe, ariko baranakubaza Pamela ari he, and the same thing birikana mubaho nawe. So nibaza ko ari favor y'Imana. So kumukoresha nkuko mbaje mu ndirimbo ni ibintu binyorohera, kuko nawe arabikunda
kandi bitanga umusaruro. Uretse kugaragara mu mashusho y'indirimbo bishobora kuzagera igihe noneho akagaragaramo ari no kuririmba. Wapi I don't think so. Sinibaza ko impano yo kuririmba afite ihagije, ariko iyo afite nayo simbi, ariko arabikunda cyane. Buriya agira n'ugutwi kwiza cyane ku muziki, agira kabisa icyo twita ugutwi ku muziki, aragufite kabisa. Debe usohora indirimbo ya True Love, amashusho yagaragaramo, hari abantu bahise nyine babonye ko atwite, ndetse hari n'abatangiye gutekereza ko Pamela ashobora kuba yaranabyaye. Ukuri kw'ibyo bintu nukuhe? Ubundi teka indirimbo Pamela yagiye agaragaramo zanjye zose ni indirimbo nabaga narazandikiye we specifically. Yaba ni Forever ni indirimbo namwandikiye, nanayikompoza rwose, natekerezaga ibintu byose kuri we, ndetse na True Love ni indirimbo nanditse byose kabisa byerekeye kuri we. So kuba azigaragaramo urumva ko byumvikana niwe nize kwa. Hari n'abavuga ko yabyaye. No, ukuri of course to expecting cyangwa se turitegura, ariko ntabwo isayiragera. turacyafitemo agahe by the way, sinzi impamvu abantu sinzi n'ahantu byaturutse nagiye, ariko nawe urabyumva. Urumva ibintu nk'ibi tugeraho ntubone n'umwanya wo kujya kubisobanura, kuko urumva ni bari birebire, ariko nibaza ko n'ababizana bose babizanira mu rukundo, babagira ngo banashyushye wenda showbiz, ariko ntabwo ariko kuri nuko tabura igihe. Tugaruka ku gitaramo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2025 ni kwa gatatu w'icyumweru gitaha. Nuwuhe mwihariko uri muri iki gitaramo Debe? Umwihariko uri muri iki gitaramo sasa navuga ko urenze umwe, ariko sindi bikubwira byose kugira ngo nasa nkaho nkore igitaramo hano kuri radio. Reka mvuge gutya, harimo surprise performances zitandukanye. Abahanzi uzi neza ko twakoranye indirimbo wakunze nabo, kandi bagize ibintu bikorwa bikomeye cyane bakoze, yaba mu Rwanda cyangwa se muri Afrika muri rusange. Ufite amahirwe yo kuzabona kuri stage turirimba na ya ndirimbo probably for the first time, kuko mucire nko mu mayange indirimbo yitwa Inkuba yanjye n'inshuti z'ikirere ntabwo twize tuyiperforming, twarinze tujya muri Amerika tuyiperformance na stage yanjye na Riderman abantu bazi. Usibye wenda muri Trace Award nta stage yanjye yindi abantu bazi na Diamond Platinum muri Y. Harimo surprise performance, nta numwe urabona turirimba indirimbo yitwa Sikosa turi kuri stage yo muri BK Arena. I think twagerageje gusanga aho twasupportinze umushuti wacu witwa Sherry Silva muri Silver Gala, ariko nabyo byasaga twari tugiye kugira ngo kugira ijambo tuvuga, then birangira dukoze kapera, ariko nta performance ya Sikosa. Indirimbo yabaye nini cyane muri uyu mwaka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nta muntu urabona performance yayo n'uburyo kiyaba, with all the graphics n'uburyo kiyaba nyine magnified mu bunini bwayo, ndetse muri BK Arena mbese uri imbere y'abantu 10,000. So dufite surprises performances ziri hejuru cyane, dufite fusion y'umuco nyarwanda ndetse n'ibintu biri moderne. Dufitemo tuzagira performance ihuza inyamibwa na performance ya The Ben ndetse n'ababyinnyi ba The Ben. This is something that hasn't been done before. Ikintu gishyashya, ntabwo nibaza ko cyari cyabaho, ndetse niba cyanabayeho ntabwo kizaba kimeze nk'icyo turi gukora. So ni byinshi. Icyo nabwira abantu nuko they should get ready, bitegure bihagije, inkweto ndende bazisige mu rugo. Ukurikije uburyo abantu bari kwitabira kugura amatike, biraguha iyihe shusho kuko igitaramo kizabera muri BK Arena The Ben ijyamo abantu 10,000? Yego. Nkurikije reka se nk'uhanura, nkurikije uburyo cy'amatike ari kugenda, dushobora kuba tugiye gukora record, dushobora kuba tugiye gukora record, dushobora kuba tugiye gushaka gahigo ko kuseringa out ko gucuruza amatike agashira mbere y'umunsi nyirizina. Dufite umuhanzi mwiza cyane ubikoze inshuro nyirango zirenze imwe yitwa Israel Mbonye. Dufite n'abandi nyirango ntari kwibuka nonaha, ariko bose babikoze ku munsi nyirizina w'igitaramo. Rero natwe hamwe n'Imana dufite amahirwe bitewe n'ukuntu speed y'amatike iri kugenda, birashoboka ko nko kwa kabiri turi bubwira abantu amatike yarangiye. Nk'umuntu uri kumva Radio Rwanda muri aka kanya, azi neza ko igitaramo cya The Ben kiri ku itariki ya mbere z'ukwezi gutaha kwa mbere kwa gatatu w'icyumweru gitaha, yitware gute? Mbere nambara guri tiki. Icya kabiri gitegure gutangirana umwaka n'ibyishimo bidasanzwe. Reka mbwira ikintu gikomeye kuri kino gitaramo. Cya gitaramo nanone turashaka gutanga ishusho ngari y'umuziki nyarwanda naho ugeze. Ni igitaramo kiba kigizwe n'abanyarwanda, gitegura n'umunyarwanda, ni album launch ya The Ben,
ngira ngo abanyamahanga turi bugiremo nabakoranye indirimbo na The Ben kandi bazaba baje kurimba iyo ndirimbo. Ntabwo Rema n'amakuru cyangwa se Otile Brown azaza kuri iyi ndirimbo irenze indirimbo twakoranye. Nabo bazaza. Otile azaza, Rema azaza, Diamond shukuma kuri confirminga. I think bitarenze ejo ariko amahirwe menshi nuko nawe ari turi kumvikana ibintu byinshi kandi bigomba kujya mu murongo. Uko biteye rero ni igitaramo ni kinini kurusha just the concept cyangwa se ni kinini kurusha kumva ko ari album launch ya The Ben. Ni ubusobanuro ukomeye bwaho umuziki nyarwanda ugeze. Niyo mpamvu ubona abanyarwanda benshi, ababloga benshi, abanyamakuru benshi bagifashe bagishira ku mugongo wabo. Biyemeza ko this time reka tugaragariza amahanga ko we can do something big, twakora ikintu kinini. So ni igitaramo kinini cyane. So nibaza ko umuntu kucyumva none aha nko kubimbajije usibye kuba yagura itike akaba yifite ibindi nukuza yambaye inkweto zifunze neza, abadamu cyangwa se abakobwa bazirinde inkweto ndende kuko it's going to be a show, izaba ari show from start to finish. Yego, igisobanuro iki kuri kariyeri y'umuziki wawe? Ni ikintu gikomeye kuko buriya ku launching album especially nkanjye uvanga business zanjye zisanzwe na music, it's an achievement. Ubundi album ni achievement ikomeye cyane ku muhanzi. Ngero by'umwihariko ndi umuntu uvanga nkora gasanzwe ndetse n'umuziki. Bintera kugira umwanya mukeya either mu muziki nk'ubu maze iminsi ndi kwita ku muziki nyawe, mpamvu maze iminsi mu indirimbo nyinshi zishoboka, bisa nkaho nashize pause cyangwa se audience abandi bantu mu kwita ku bindi bintu bya nkora ku ruhande, which is okay. So yunguza achievement nk'iyi ituma ngira album isohoka ni by'agaciro, ni ikintu gikomeye kuri njyewe. Album ufite ni ikintu kidafite kuri kigereranwa no kubyara ububyaye umwana, ubigeranyije muri iyo faso. Iyi album iriho indirimbo zingahe? Iri indirimbo 11 izanaba available ku munsi nyirizina w'igitaramo. Hari indirimbo nshya ufite kuri album uzamenyekana ku munsi w'igitaramo? Yego, hari indirimbo nshya, hari indirimbo ya gospel imwe, hari indirimbo izindi twagiye tugereza kuzisohoraho. Duhere kuri Ni Forever ni imwe, tujya kuri Plenty, dufite True Love, dufite indirimbo yitwa Better nayo twasohoye ariko numva zasohotse mu buryo bwegeranye ku buryo n'ubundi ziba ari za album iyo irangije ari ukuntu isohora mu buryo nyine butandukanye n'ibisanzwe. Tukaba dufite True Love, so urumva dufite indirimbo 5 zisigaye kandi izo ziri ready kabisa, zigomba kuba zira uploaded in time. Hari igisobanuro kiri inyuma yabyo kuba warayishyize iki gitaramo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere? Igisobanuro kiri inyuma yabyo nuko iriya tariki niyo tariki naziyemo mu Rwanda nkora comeback, nkora icyo nakwita home comeback, nimba nayita ngaruka mu gihugu. 2017 urimo nibeshye nibwo nakoraga kiriya gitaramo nakoze kuri parking ya stade kera twari tutaranagira arena. So uriya tariki rero bitewe na connection yamaye cyane n'abanyarwanda once again nyuma y'imyaka 7 hari byatumye nkundira tariki, maze iminsi nisengera mbere yuko nanafatira date. Usiye ko tari nubwo gwamena urabizi ko nagarutse none kuri ya tariki inshuro zirenze imwe, ni tariki nifuje kuba nafata ndetse nkaba nifuza kuyifata n'indi myaka 3 iri imbere. 2025 wishikiye abakunzi ba The Ben? 2025 mishe ibintu komeye cyane, mishe nubwo mbishe numva ngiye kubivuga ariko mishemo harimo ibintu bihishe cyane. Dufite inyota ndetse singiye gusa n'abahanzi bose bagenzi banjye, dufite inyota yo kureba ko ubuhanga buri mu muziki nyarwanda, ubuhanga buri mu bahanzi nyarwanda iyo gisitangiye kububona ariko nta ari level dushaka kubigeraho. So 2025 ngewe hamwe n'abahanzi bagenzi banjye I think we are so driven, twiyemeje kumekinga shaka ko tubigeza ku rwego rwo kwagura umuziki. Of course namwe muzabidufashamo ariko tuzakora ibintu byiza kurenzaho. Urabona ko every year tugenda dukora ibintu biri hejuru y'ibindi, buri mwaka dusanga tuzamuka tukajya ku rundi rwego. So 2025 is going to be so much fun. Ndetse nibwira ko harimo ama opportunity arutayi twagize nyina mu myaka ishize tuzagenda tugaragaramo akomeye cyane. Indirimbo ngewe wenda abantu benshi bakunda kunziza kudasohora indirimbo cyane, naba promising ko 2025 nzagerageza gusohora indirimbo n'ubundi iyi ritme babona
bizere ko hagarara itazahagarara tuzabikora neza kandi kurushaho. Harimo amakolabo n'abahanzi mpuzamahanga. Yego 2025 izaba irimo kolabo not so many kuko njye ntabwo nizerere cyane muri kolabo nyinshi keretse iyo nkoze igikorwa hano kikagera ku muhanzi ushaka gukora remix ngira ngo ujye ubibona nka kuri Diamond yakwisuyemo ku Masava na Justin Derulo. Nizere mu kuba nakora indirimbo ikaba nini bihagije ikagera ku muhanzi munini wenda uri kuri kaliba runaka iri hejuru kurushaho akaba yayifuza ko twayisubiramo. Ibyo nibyo zisa arizo nka target nshaka kwitaho cyane ariko collabo zo zigomba kugaragaramo umwaka utaha kandi zimeze neza.